Imana ikuye abantu mu magereza, niko iri kubabwira. Imana ikuye abantu mu mifatangwe yari yarabafashe, ibakuriyeho inzigo, kandi Imana itsembyeho umwicanyi mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ivuga Yesu ikavuga n'Imana, ariko ituzuyemo rwa rukundo. Abantu uyu munsi ugasanga turimo turasengana, mu kanya hakaba kubera ko ndi umuntu cyangwa ukuriye hakagambana iki gihugu, wowe ukojeje isoni Sekibi, wowe ukojeje isoni ndiri y'abadayimoni yari muri iki gihugu. Ahubwo hari abantu nyine bihimbiye gusenga, mpora mbivuga, abandi Satani arabibaha, abinjiza muri cya kintu cyitwa gusenga, ariko ari ukugira ngo azasenye ibyitwa gusenga byose. Noneho abantu bazinukwe Imana, bazinukwe n'abahanuzi, bazinukwe n'abavugabutumwa, biturutse kuri bamwe muri twe biyita bene data, kugira ngo imyanzuro yabo ntibe ibogamye ku banyarwanda, ku baturarwanda, ibe ari imyanzuro iboneye, batabangamiye abanyarwanda, haba mu miturire, haba mu buryo bw'ubuzima n'imibereho ya buri munsi. Buri wese wakora ku mutima we. Nsengeye n'abanyarwanda bose muri rusange, ubagirire neza, Uwiteka ubagurira imbago, abanyarwanda babeho mu bwisanzure, abo abanyarwanda babeho buri wese afite ijambo, ntawe uniganwa ijambo, mu izina rya Yesu. Kandi nubasha kuvuga ibitagenda, nawe umurengere byumvikane. Kera nkiga primaire, hari igitabo twajyaga dusomamo iby'umusaza wagiraga abana be inama, akababwira iby'inkoni, atanga urugero ku nkoni nk'eshatu zibohekanyije hamwe mu mugozi umwe, noneho akabereka yuko utazishyira ku ivi ngo uzivunire rimwe icyarimwe. Noneho ariko akabereka ko za nkono zihambuye, ukajya ugenda ufata imwe imwe ushyira ku ivi, ko wazivunagura zose ukazimara. Rero warumbajije uti kuki nkunda kuvuga ibyo mu Rwanda, gusengera u Rwanda. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda nta muntu wabayobya ngo abashuke, mu gihe buri munyarwanda afite icyo yize kiganisha ku rukundo, gukunda mugenzi we. Ni ukuvuga ngo rero impamvu abantu bashwana bakicana cyangwa hakaboneka ibintu bibi mu gihugu, ni uko haba harimo abantu babiba icyo kintu cy'urwango, amacakubiri, ariko baba baturutse hanze, b'abanyarwanda bo bakundanye, ntabwo icyo kintu cyabashobora, nticyabameneramo. Abanyarwanda batandukanywa nuko bo ubwabo badakundana, badafitanye urukundo. Rero Imana yarambwiye ngo ubu nta bundi butumwa impaye keretse ubutumwa buganisha ku rukundo. Irangije irambwira ngo nanjye nari mubi, ahubwo nagize amahirwe ayaturutse kuri yo. Haleluya. Ubwo rero nimba Imana igaruka ikambwira ngo nanjye nari mubi, ahubwo nagize amahirwe yaturutse kuri yo, ubwo nyine ni ukuvuga ngo urwo rukundo yanshinze igihe cyose iyo ndi kuvuga ubutumwa, mba meze nka wa mufundi umaze kurambikaho amatafari, ariko akitarura akajya nko hakurya, nko ku gasozi, yitegera amatafari yubatse ko ari kwikamba neza, akurikije ibyo enjeniyeri we yamubwiye. Nanjye iyo ndimo ndavuga ubutumwa, cyangwa niyo ndangije kubuvuga, ndahindukira nkajya mera nk'uwijora, nsubira mu byo navuze. N'ubu nimva kuri kamera, ndaza kumera nk'umuntu wongera kubisubiramo, mbikurura uko nagiye mbitwara, ndeba niba
nta rwango nasize nagaragazaga mu magambo mvuga, niba koko urukundo natojwe n'Imana ari rwo nakurikizaga mu ivugabutumwa nahawe, kugira ngo bosi naza gukontorora icyubakwa mbe njyewe nabanje kwikontorora na kera. Rero nkiri umusharupansiye, mbere y'uko bosi cyangwa umukoresha wanjye aza kureba korone nahagaritse, nabanzaga nanjye ubwanjye kwishyiriraho filapro. Twashyiragaho ibyo bita amafilapro, noneho nkareba ngapima kuva hasi kugera hejuru, nimba korone yanjye imibare yose ingana nkamenya yuko ihagaze. Nibi rero ndimo, buri wese aba afite uko Imana yamutoje, naho yamusanze, naho yamukuye, n'amabwiriza yamuhaye, n'ibyo yamunyujijemo, noneho akabasha kuvuga ubutumwa ariko afite aho intumbero nahaganisha ibintu. Riyo mpamvu rero nkunze gusengera igihugu cyanjye no kukibwiriza ubutumwa buganisha ku rukundo, nuko nyine ntava mu nzu ngo njye hanze ntabanje kureba ibiri mu nzu iwanjye uko mbisize. Ni muri urwo rwego. Urakoze mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Rero reka twinjire muri iyo gahunda yo gusengera abanyarwanda, gusengera ibihugu bidukikije nk'uko wabitubwiye, gusengera n'abayobozi bacu. Buriya hari impamvu. Hari impamvu. Mu ijambo tumaze kumva hari amabwiriza Imana yari ihaye umuhanuzi Ezekiyeli. Aya mabwiriza Imana yari ihaye umuhanuzi Ezekiyeli ni ikintu n'amarenga yagaragazaga umwana w'Imana uwo ari wo. Amarenga yagaragazaga, azagaragaza cyangwa se bizaranga umwana w'Imana uwo ari we mu gihe Yesu azaba amaze kuducungura. Niba rero turi abacunguwe na Yesu Kristo, tugomba kugaragaza nyine iki kintu cyo kwifatanya na bene data mu byo baba barimo byose, tutabigurana nk'abashaka kubata ngo twebwe twigire ibindi bintu, kuko ibyo turi byo natwe twabigizwe n'Imana. Aleluya. Noneho Ezekiyeli, Imana hari aho yamusanze imuhamagara, ariko aho yamusanze ntiyamusanze mu byiza icyo gihe. Noneho rero Imana yagombaga kumwibutsa urukundo rwayo rwamusanze hahandi kujya rugirira bene se b'Abisirayeli, bene se b'Abayuda. Haleluya, haleluya. Ni nayo nyigisho dukuramo kurwo rukundo. Nimba uri umunyarwanda rwose ukaba wiyumva yuko ukiranuka, wowe ugomba gukururaho Imana yagusanze kugira ngo ubone gukiranuka. Noneho wahakurura ukibuka ineza Imana yakugiriye n'imbabazi yakugiriye n'urukundo rwayo, noneho nawe ukabasha kutigurana bene so b'Abanyarwanda, ahubwo ukabasabira, ugasa nk'uwifatanya nabo ariko udakora ibibi muri bya bindi, kugira ngo byibura isengesho ryawe n'ibikorwa byawe by'urukundo bazabirebereho babibashe kubakiza. Imana ishimwe. Dusoma no mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu bice 17 umurongo wa 19 ngo kandi nanjye niyeza ku bwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Reba rero kwanga umuntu kuko ari mubi, kandi Yesu we yafashe igihe cyo kumwiyereza. Iri jambo tugomba kurikurura tukumvamo byinshi. Kandi nanjye niyeza ku bwabo kugira ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Reba rero njyewe Ernest Nzabahimana nanze umuntu, Yesu we yafatiye gahunda y'amasengesho. Noneho njyewe ngahubukana za kamere zacu z'abantu, ngatangira ahubwo nkajya kumutoteza cyangwa se
nkamwangisha abandi bantu mu gihe Yesu we yamufatiye ayitatu. Urumva sinajoma. Niyo mpamvu mu bibaho byose ntukarwanye icyo Imana itarwanyije, kuko utazi ejo ukuntu Imana izaba yagihinduye. Ahubwo ibyiza ni ukwakira urukundo rw'Imana, tugakomeza kubaza Yesu inzira, tukamenya uko tugenza n'uko twitwara mu bintu duhagazemo twebwe uwo munsi tutanakwemera ko tubana nabyo, kuko dushobora kwanga ko tubana nabyo, ahubwo ejo ari byo Imana izakoresha ibitangaza. Noneho mu kubihunga kwacu tukaba duhunze ibisubizo, kandi Imana yari yashimye ko igisubizo cyanjye kizaturuka k'uwo muntu ugaragara nk'uwo nakanga uyu munsi wa none. Haleluya, haleluya. Ijambo ryakomeje rivuga ngo sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo. Bivuze ngo hari abantu babi bariho uyu munsi ndi kuvuga iri jambo, hari abantu babi bariho, ariko bashobora kuzumva rino jambo bakaryumva uyu munsi cyangwa mu minsi iri imbere, bakazumva ribafashije bagahinduka beza, kandi ari abo twaciraho iteka uyu munsi. Ibyo rero niyo mpamvu Imana idusaba urukundo, kuko ejo hazabaho ibindi. Uyu munsi hari amateka dushobora kuvuga uyu munsi, ariko ejo hari ayandi mateka twashobora kuvuga nanone, kubera ko hari amateka yari mabi, ariko ejo byahindutse haje amateka meza. Hari umuntu wari mubi uyu munsi, ariko ejo bishobora guhinduka akaba mwiza. None se kuki nahubuka ngaca iteka kandi nitwa uwizera Imana, kandi wamenye Yesu Kristo, kandi niyi turi mu mwuka wa Yesu Kristo? Urumva si njyewe waba ndi umuyobe? Ibyo ngibyo rero, iyo misengere yose, hari imisengere Satani yazanye, ariko ivuga Yesu ikavuga n'Imana, ariko ituzuyemo rwa rukundo. Abantu uyu munsi ugasanga turimo turasengana, mu kanya hakaba kubera ko ndi umuntu cyangwa uriya ari umuntu, nkaba mujijije agakosa gato yakoze, kumwihanganira bikanga, kandi ngahita numva ko ari n'ikivume, ngahita numva ko ari n'umukozi wa Satani. Ibyo rero ni ibigaragaza ubunyantege nkeya mu gusenga Satani akoreramo, abantu bakananirwa kugezanya ku musaraba, ahubwo bagahora bacuriranamo ibico no kwangana, ari byo bibiba bigateza abantu benshi kwanga Imana, no kwanga abahanuzi, no kwanga abavugabutumwa, no kwanga intumwa, biturutse kuri bene data bamwe badafite urukundo no kwihangana, bagenda bagasebanya, bagenda mbese bakamera nk'aho bafashe urugero. Buriya mu gisirikari ndatekereza yuko haramutse hariho umusirikari wakoze amakosa, umusirikari mugenzi we atahita bifata ngo abijyane mu basivili, ahubwo bagira uburyo ki babikoreramo aho ngaho mu gisirikari. Noneho twebwe abasenga rero, ariko njyewe ntagomba mpamya ko ari abasenga, kuko uw'Imana yahaye gusenga agira uko agenda n'uko atwara ibintu. Ahubwo hari abantu nyine bihimbiye gusenga, mpora mbivuga, abandi Satani arabibaha, abinjiza muri cya kintu cyitwa gusenga, ariko ari ukugira ngo azasenye ibyitwa gusenga byose. Noneho abantu bazinukwe Imana, bazinukwe n'abahanuzi, bazinukwe n'abavugabutumwa, biturutse kuri bamwe muri twe biyita bene data, kuko bameze nk'aho ubwabo bisenyera igisirikari bahagazemo. Reba rero gufata igisirikari wowe urimo, ukagenda ukagisenyesha umunwa wawe, kandi cya gisirikari ukagaruka ukavuga ko ucyemera, kandi mu bundi buryo hirya wagishenye. Kuba ugiye ukavuga nabi Ernest hariya hanze mu badasenga, mu basevire,
ari byo ngereranya no kuba uri mu gisirikari n'abandi kuba batari muri cya gisirikari. Wowe urimo urasenya igisirikari wemera, urimo urasenya ubukristo wemera, urimo urasenya iby'umwuka, urasenya iby'Imana. Bivuze ngo uri mu bintu wahimbye, uri mu bintu bamutazi ibyo ari byo, cyangwa se ni Satani wakuzanye mu buryo bw'akagambane ngo uzagambanira ab'Imana. Ariko abantu bagira uburyo bwabo umwe ku wundi, bajyana ibintu batihaye ab'isi, kuko turi mu isi, ariko hari ab'Imana yahinduye batakiri mu bisi, hari n'abandi izagenda ihindura ariko bakiri mu bisi. Icyo gihe itarabahindura rero ntabwo bakwiriye, hari ibintu by'amabanga cyangwa se byabereye mu gusenga badakwiriye kumva, badakwiriye no kumenya. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu rero Yesu yiyeza ku bwabo. Abo Yesu yiyeza ku bwabo ni bandi? Ni ababi nyine ashaka kuzakuramo abeza. Ababwiye abo atumyemo Ezekiyeli ngo yigerekeho ibicumuro byabo ni bandi? Ni aba bashaka kuzagirira neza. Kandi ngo siniyeza, sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo. Imana ishimwe. Tugiye rero gusengera igihugu nk'uko Imana yabidutegetse. Tugiye gusengera inteko ishinga amategeko, kuko inteko ishinga amategeko niyo ihagarariye Abanyarwanda. Inteko zishinzwe amategeko ku isi zihagarariye abaturage. Hari igihe inteko ishinga amategeko batora imyanzuro, ariko bagatora imyanzuro nk'aho bo itabareba, cyangwa nk'aho ejo badashobora kugaruka muri ba baturage. Nari mvuze ngo turasengera nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dusengera inteko ishinga amategeko, abadepite, dusengere abaminisitiri, nabo hari imyanzuro bafata ku gihugu. Ibyo byose birakwiriye kugira ngo igihugu cy'u Rwanda abagituye barusheho kugubwa neza, biturutse kuri ya nteko ishinga amategeko, ku baminisitiri, kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Mana isumba byose, Mana ishobora byose, nk'uko wabintegetse, nsengeye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cyacu Paul Kagame, mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka, niko nsengeye inteko ishinga amategeko, abadepite babasha gufata imyanzuro, kugira ngo imyanzuro yabo ntibe ibogamye ku Banyarwanda, ku baturarwanda, ibe ari imyanzuro iboneye, batabangamiye Abanyarwanda, haba mu miturire, haba mu buryo bw'ubuzima n'imibereho ya buri munsi, mu nkunga bakwiriye kugenera abaturarwanda. Mana ishobora byose, imitima y'aba badepite uyikoreho, ubumvishe ko nabo ari Abanyarwanda, kandi ko bavuye muri abo baturage babasha gufatira imyanzuro. Tukaba twamagana mvuguruza imyanzuro yafatwa idahwitse ikabangamira abaturarwanda, ubuzima bwabo bukabaho nabi, ubuzima bwabo bukabaho mu bukene, ubuzima no kwiga kw'abana babo bikabaho mu buryo budashoboka. Mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo iyi nteko ishinga amategeko ibashe kwiga ku baturage b'Abanyarwanda mu buryo bwuzuye bwiza, mu izina rya Yesu. Niko nsengera abaminisitiri kugira ngo nabo mu myanzuro babasha gufasha. Mana, hari ibyo nabo babasha kubona bibangamiye abaturage, bibangamiye rubanda, ubashoboze kugira ngo batinyuke, kandi ijwi ry'aba baminisitiri ribashe kuba ijwi rirengera Abanyarwanda. Mu izina rya Yesu Kristo niko nsengera nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ubashe kumuhumura
kugira ngo abone birenze. Noneho mu buryo abanyarwanda babayeho umuhe kureba kure mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana, umuhe kureba kure, umuhe kureba kure kubw'imibereho y'abanyarwanda, umuhe kureba kure kubw'imyigire y'abana b'abanyarwanda, umuhe kureba kure ku bijyanye na za minerivare z'abana b'abanyarwanda biga amashuri abanza n'ayisumbuye mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka umubere urumuri, ntaba ari we ahubwo izina ryawe aba ari ryo rimujya imbere mu izina rya Yesu. Uwiteka nsengeye abayobora intara n'uturere, abo nabo ubarinde, kuko umunyarwanda yaravuze ngo umwami ntiyica hica rubanda. Bagira ubwenge kandi umwuka wawe wera abamurikire, ubabere urumuri, kuko abo ngabo rimwe na rimwe nibo bashobora kuzana amatwara arenzeho mu gihe hejuru inzego zo hejuru zitanabimenya. Wa muturage agahohoterwa akarengana, ariko inzego zindi zo hejuru zitabizi. Nicyo gituma dusengeye na ba gitifu, dusengeye abayobozi b'utugari, abayobozi b'umurenge, dusengeye ba mutwara sibo, dusengeye abayobora imidugudu mu izina rya Yesu. Abo bose ubageremo, kuko imbuto yawe ni imbuto itabora, imbuto y'umwuka wera. Buri wese wakora ku mutima we. Nsengeye n'abanyarwanda bose muri rusange, ubagirire neza, Uwiteka ubagurira imbago, abanyarwanda babeho mu bwisanzure, abo abanyarwanda babeho buri wese afite ijambo, ntawe uniganwa ijambo mu izina rya Yesu. Kandi nubasha kuvuga ibitagenda, nawe umurengere byumvikane neza, kugira ngo batamubona nabi. Mana ishobora byose, wirukana inzigo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko Yesu atazukanye inzigo n'amacakubiri, ahubwo yazukanye kubohora no gukiza mu izina rya Yesu. Mana ishobora byose, inzibutso ziri mu gihugu cy'u Rwanda uzihe imikorere myiza n'imikoranire n'abaturarwanda n'abanyarwanda, kugira ngo zibe inzibutso zizura abari bupfe, zibe inzibutso zirengera abari bupfe mu izina rya Yesu. Nk'uko Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, urwibutso rwe ari ugukiza no kubohora, aho kuzukana inzigo mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, komeza ugenderere bose, ubagirire neza. Izi nzibutso ziri mu gihugu cy'u Rwanda ndazisengeye, ntizibe inzibutso z'ibigirwamana, ntizibe inzibutso zitari mu mwuka wera, zibe inzibutso ziri mu mwuka wera, ziharanira kunga abanyarwanda bose, zishushanywa n'urwibutso rwa Yesu Kristo umwana w'Imana watambwe akazukira gukiza bose. Abatuye ku mugabane w'Uburayi, nsengeye abatuye ku mugabane wa Amerika, nsengeye abatuye ku mugabane wa Aziya, Oceania, Afurika, nsengeye Burundi, nsengeye Kongo, nsengeye Tanzania, nsengeye Uganda, Malawi, Zimbabwe, Namibia, Mozambique. Aho hose hariyo n'abanyarwanda, hariyo abatuvugisha. Nsengeye abatuye mu Bufaransa, hariyo Saratieri, ndamusengeye mu izina rya Yesu. Hariyo Brigitte n'abandi ntavuze amazina, n'abandi bose bazabasha kutuvugisha bakurikije ubu butumwa n'iri sengesho. Tubahaye karibu n'ikaze, kandi
tubifurije gufatanya natwe muri iri sengesho, tukagira urukundo, tukagira ubumwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Niko nsengeye abarwaye bari muri ibyo bihugu, niko nsengeye za Munanize na Karande, niko nirukanye ubwicanyi n'amacakubiri mu izina rya Yesu Kristo. Niko nsengeye abakora ntibikunde uyu munsi batangire gukora byemere. Niko nsengeye ababuze urubyaro, niko nsengeye ababuze ubufasha, niko nsengeye ababuze amikoro, niko nsengeye abakora bizinesi ku migabane yose y'isi no mu gihugu cy'u Rwanda. Mu izina rya Yesu, umuriro w'Imana utangire kwaka, umuriro w'Imana utangire gucana urumuri, kugira ngo buri muntu wese uzumva iki kiganiro azacanirwe n'urumuri rw'Imana mu buryo ubwo ari bwo rwose, mu bibazo byose yaba afite, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze muhanuzi w'Imana, Imana yahaye umugisha. Cyo ni umurimo wari ukomeye cyane, gusengera igihugu n'ibituranyi byose, ubwo ni muri rusange gusengera isi, kandi ni byiza. Imana iguha umugisha. Yego. Kubwo kumvira, kuko kumvira biruta ibitambo. Buriya hari impamvu, buriya hari impamvu yatumye dusengera ibi bihugu, kuko turi mu isi turwana n'intambara nyinshi cyane, turwana n'isi na Satani n'uyu mubiri. Buriya hari ibintu Imana igiye gukuraho ku Banyarwanda, ku bayobozi bacu b'igihugu, ku baminisitiri bose. Hari icyo Imana igiye gukora. Mwebwe rero mwari mudukurikiye, namwe nimusengera igihugu aho wicaye hose, yaba ari ku buriri, waba uri muri biro yawe, usengera igihugu cyawe, kuko nibyo bikwiriye. Namwe muri Uganda, mu bihugu by'ibituranyi, muri Kongo, mu Burundi, muri Tanzania, aho muri hose musengere ibihugu byawe. Haleluya. Imana ishimwe. Noneho tubane amahoro. Imana irambwiye kandi ngo irabaremeye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ijwi ry'Imana rirambwiye ngo irabaremeye. Imana irabaremeye abantu bari mu murunga w'urukundo. Imana yuzuzanyije nabo, kandi ibahaye kuva mu kabwibwi bari barimo. Imana isohoje agakiza mu miryango yanyu itari irimo agakiza, niko iri kubabwira. Imana ibohoye imbohe, niko iri kubabwira. Imana ikuye abantu mu munyururu, niko iri kubabwira. Imana ikuye abantu mu magereza, niko iri kubabwira. Imana ikuye abantu mu mifatangwe yari yarabafashe, ibakuriyeho inzigo, kandi Imana itsembyeho umwicanyi mu gihugu cy'u Rwanda. Imana itsembyeho umwicanyi. Imana ikoye umuntu wese wizeye amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo. Hari icyo akoze ku bw'uno munsi. Amen. Imana isumba byose, Imana ishobora byose, uwera w'ukuri, wowe ukoze amateka, wowe ubohoye imbohe, wowe ubohoye Abanyarwanda, wowe uvumye imyaku, wowe uvumye ubukene n'inyatsi, wowe ukuriyeho akagambane iki gihugu, wowe ukojeje isoni Sekibi, wowe ukojeje isoni indiri y'abadayimoni yari muri iki gihugu, kugira ngo Abanyarwanda bahezuke, bafashwe nawe, babohorwe nawe, bababarirwe nawe, bemezwe kubaho mu buzima bwiza, ubuzima bwabo bari mu gihugu wabahaye, igihugu gifite umutekano, igihugu kitarimo ababanyaga ibyabo, ahubwo bungurwa kandi bafite kurindirwa ibyabo nawe. Mu izina rya Yesu, komeza ubagenderere, kandi Uwiteka buri wese uzasoze iminsi yo kubaho k'ubuzima bwe adakenyutse, kandi ari mu mashimwe, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.